Hello guys, it's again possible together you are unstoppable and unbreakable. Uyu munsi nije turi bane mu kiganiro Girls Talk nkaba Niki adahari yagiye nawe gukorera handi ariko n'ubundi muzayibona. And then niba ari ubwa mbere ugeze ku Nyarwanda Cinema, please nibagiye gukanda subscribe, like, share and comment kugira ngo nitujya twaproting ikiganiro kijye kikugeraho cyihuse. Rero sinzi niba muri kubona ntago ndi njyenyine uyu munsi dufite abatumirwa. Mwiriwe neza. Mwiriwe, nitwa Damour Seremani aka Papa Shafi. Damour Seremani aka Papa Shafi. Ni karibu ku Nyarwanda Cinema. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Turashima Imana. Amazina yanjye ni Nkunda Batwara Jean Dodier, ariko hakaba hiyongereyeho rindi ryitwa umukozi w'Imana. Yego, ninjye nanjye tugiye kubana muri kiganiro. So abakurikiranye rero cyo kiganiro murabona ko uyu munsi noneho ibintu byahinduye isura. Turahera kuri Damour, ubanze ubwire noneho neza byimbitse abantu nk'abantu nyine like nko bagufata nk'umu regent nuko abantu bazi bakurikiranye inyarwanda filime z'inyarwanda cyane, tutagira ngo ubatangire nyine ubibwira byimbitse. Damour se muri iyi minsi bimeze bite ibintu nk'ibyo? Okay, nyine nkuko nabivuze nitwa Damour, nkaba n'umukinnyi wa filime zanjye bahora bazibona, filime Torusaro, Urusundi, n'izindi tugenda dukora niyo bita Urugomo. Ni filime zitegurwa na company twa Fine Media TV. Rero nanjye kuko nkuko bivuze abanje gukorana ikiganiro, ariko ikiganiro kijyanye no gushima Imana. Urebye nko twabivuga kubera ko ni ukugira ngo nyine nshimire umuvandimwe wanjye urahangaho. Damour, uravuze ngo uragira ngo ushimire umuvandimwe wawe urahangaho. Iki kiganiro ni cyo gushima Imana. Damour, uyu muvandimwe ni igiki kuri wowe? Tukikubaza cyangwa tukimubaze? Ntacyo nanjye nagisubiza. Uyu muvandimwe ni igiki kuri wowe? Umuvandimwe rero navuze ngire ngiki ni byose kuri njye. Ni umuvandimwe, ni inshuti, ni mama, ni papa, ni umucunguzi kuri njyewe, kuko hari ibintu yankoreye birenze uko umuntu muzima yabitekereza. Abantu mukurikiranye rero iki kiganiro murabibona, Damour aravuze ko umutumirwa wundi turi kumwe ari umuvandimwe kuri we, akaba data, akaba na mama. No kuvuga ngo muri make ni ubuzima bwe bwose. Ndagira ngo rero tumwakire Pasiteri Muganga. Ese kuki Damour atubwiye yuko uri umuvandimwe kuri we, uri byose kuri we? Wabuze ubusobanuro? Damour rero nkuko yababwiye yabifashe ko ndi byose kuri we, ariko byose mbikesha Imana, ko Imana niyo yatumye tumenyana. Muri make mu ntangiro giye muri make nkunda abantu, hitaye ku muntu uyu n'uyu. Umuntu ni umusinzi, ni umusambanyi, ni umwicanyi, ni umurozi. Nkunda abantu Imana yaremye. Yes, rero Damour namumenye afite ikibazo cy'uburwayi, nza kumufasha asohoka mu burwayi. Ubu ngubu muri kubona ko ari muzima, muri kubona ko ari injege ahantu hose mujya mugendana, mujya mubona ko ari urwembe muri make. Rero Damour kuba avuze ko ndi byose kuri we, ntabwo yaba yibeshe, kuko ubuzima afite ngewe abukesha, ariko nanjye ni Imana yamongejejeho. Yego. Abantu mudukurikiranye ubwo muraza kwandika hasi mutubwire namwe uko mubyumva. Gusa niba ntibeshye neza, Damour ubushize wari urwaye impyiko, yego? Nyuma ubu ngubu umuvandimwe wawe byose kuri wowe atubwiye yuko ubu ngubu none uri urwembe. Ubwo bivuze ngo niwe waguhaye impyiko? Hano hantu rero ubundi ukuntu ibintu bigiye kugenda, ibintu bise bihindura isura. Ni ukuvuga ngo niwe wahaye Damour impyiko? Niba mbarije abandi bantu cyangwa nkabariza abadukurikiranye iki kiganiro, ni kubera iki wahisemo gukora ibyo bintu? Kuki wahisemo gufasha Damour? Kuki umuntu uri mu kigero nk'icyawe, uracyari mutoya, kuki wahisemo guhara ubuzima bwawe? Nabivuga ko ari nko guhara ubuzima kuko ni ikintu gikomeye. Ni kubera iki? Tusobanurire impamvu, usobanurire n'abakunzi b'inyarwanda sinema impamvu wabikoze. Nkuko natangiye mbabwira,
abakunzi b'inyarwanda cinema, ngiye nkunda abantu, nkunda umuntu ahari hose, nkababazwa no kubona umuntu arwaye. Buriya kenshi iyo umuntu yapfuye ntabwo mbabara cyane, kuko aba yamaze kurangiza ake, ahubwo mbabara cyane no kubona umuntu arwaye, noneho nkashaka icyabasha gutuma wa muntu akira. Rero Damour igihe yari arwaye afite ikibazo cy'uburwayi, nababajwe nuko yari amaze igihe runaka yarashize itangazo kuri YouTube, yara ari gushaka umuntu wamuha ubufasha. Naje kumugeraho ndebye ukuntu yari ameze, numva bicenguye umutima. Yes, mpita mfata icyemezo cyo kuba namufasha, ariko nagishije umutima inama, ndangije ngisha n'Imana inama, mbona yuko bikwiriye ko namufasha. Ikindi kigeretse kuri ibyo cy'ikizere nuko hari abadokiteri benshi twagiye tuganira haba mu Rwanda ndetse no hanze, bakambwira yuko iby'impyiko imwe ikora n'ibindi bikora. Nkaba nkangurira n'abandi bantu batinya cyangwa se bagira ubwoba bwo kuba bafasha bagenzi babo, ko n'ubundi iyo impyiko imwe irwaye ukaba yagera kuri rwagorwo rwo hejuru, n'ubundi indi nta kwezi imara, n'ubundi itanduje indi. Rero umuntu umva ko afite impyiko ebyiri, wenda akavuga ati giye sinatanga, n'ubundi imwe nirwara, n'ubundi ukwezi kumwe kuzashira na yindi yarwaye. Rero n'ubundi iby'imwe ikora n'ibindi nibyikora. Yes, ikizima nuko wirinda ibyabasha kwangiza ya mpyiko ukayisapotinga mbega. Yego. Arakoze umuvandimwe, byose bya Damour niko ndi bubivuge. Dise Damour, umuvandimwe wawe cyangwa se byose kuri wowe akimara kukubwira yuko yemeye kuguha impyiko, niyihe reaction ya mbere wabanje kugira muri wowe biyumvishije umeze gute? Ese ukimubona ukambona umuntu ugiye kuguha impyiko wiyumvishije gute muri wowe? Bon, ngiye n'umuntu uko nagiye mbivuga, nararwaye impyiko ariko mbura umuntu uzampa impyiko. Yewe bambwira ko ngomba kwiyabwa n'abavandimwe bamwe muri bashiki banjye, tujyana no kwa muganga barapima asanga ko duhuje amaraso ko impyiko, ariko igihe cyaje kugera cyo kugira ngo tugende bakabivamo, bakambwira reka ati ngiye nabihinduye, ati sinzi umugabo wanjye ngo yabyanze, undi ati ngiye sindabyara, undi ati ngiye ntago nabishobora, ngiye bambwira byinshi cyane. Nyine numva ko nta wundi muntu wampa impyiko, niba abavandimwe babyanze ubwo ni ukwiyambaza rubanda cyangwa se nukugira gute, ni ugusenga Imana hazabona impyiko. Nkuko abikubwiye rero, natanze itangazo kuri YouTube nsaba umuntu wese waba ufite umutima utabara ko yamfasha mu rugingo. Mu by'ukuri ni ikintu sinzi buryo nabikubwiramo, ni ikintu gikomeye ku buryo nubwo wese yatwitangiye wenda ku musaraba nk'abana b'abantu, ariko sinzi ko abantu bose bapfa kwitanga. Umuntu ubikoze abageze ikintu mu cya Yesu, niko nabivuga. Rero umuvandimwe JADO ikikora ko ibintu yakoze yabikoye ku mutima, ntago nari muzi nkuko abivuze. We yarampamagaye arambwira ati njyewe Imana nsenga yambwiye ko ngomba kugufasha nkaguha urukingo. Nitwa runaka, mba mu karere kanaka, igihe yabaga mu karere ka Gakenke, ni nakomoka Karwa, yabaga Rubavu yakoraga icyo gihe, ariko umuntu avuka mu karere ka Gakenke. Ariko byose yarabisobanuye icyo gihe, arambwira ati Imana yanjye nsenga yambwiye ko ngomba kugufasha nkaguha ubufasha, bisaba iki kugira ngo nzagufashe? Numvishe mu by'ukuri meze nk'umuntu utunguwe, ndavuga ntabwo bishoboka, si umuntu ariseriye. Nabwo rero ibintu bisaba kuba duhuje amaraso, duhuje groupe sange, no kuba wajya kwa muganga ama examen ashobotse bakareba ko nta bundi burwayi ufite, nta sida, nta hepatite, nta diabete, nta muvuduko w'amaraso. Izi ni n'ibindi bintu bagenda bapima mu mubiri w'umuntu bareba ko ashobora kuba yujuje ubuzima ko watanga impyiko. Yarambwiye ati rwose nta kibazo, nzaza nkurebe tugende dukora ibyo bizami. Hashize igihe runaka yaraje akoresha groupe sange, asanga turahuje groupe sange, dogiteri amwandikira ibizami byose arabikora, asanga biri normal, bamwemera ko ashobora kuba mu rugingo, akongera procedure zo kugenda. Ariko numvaga ko bidashoboka, ariko we yarambwiraga ati ngewe Imana yanjye senga. Yewe hari n'abantu bajya mu intege araza wenda kubyivugira, bakambwira ati nibi ntago byashoboka kujya gutanga urugingo, uriya muntu se kubera iki? Aravuga ati ntago ngewe nahangana n'Imana kandi ariyo yantegetse gufasha n'umuvandimwe. Nuko rero byagenze, tujyana mu Buhinde, aritanga mu rugingo, ndakira. Twari turwaranye mu bitaro, wamenye urugingo, arakira nanjye ndakira, turongera utega indege turagaruka,
ndamushimira cyane ubwo ntabonye ikintu namushimira mu by'ukuri nk'umwana w'abantu kuko ubushobozi bari bugiye buke ariko njye ku giti cyanjye nabuze n'ikintu nazamu keretse nk'Imana imfashije nkabona n'ibyamirenge niba mfite byose nabimuha kubera ko mba naranapfuye ariko nimba umuntu umwe mu banyarwanda batuye u Rwanda miliyoni 10 na zingahe yaritanze akitanga ku bwanjye kuko niyo utanze icyo ari n'igihe ubanza gukora ama interview n'iki mugakora ko ushobora kubura ubuzima bibaye ngombwa hadushobora no gutanga impyiko ukabura ubuzima muri operation ariko ntagire ubwoba bakavuga ati n'ubundi ubuzima nabaye n'Imana reka mbuhe umuvandimwe akiri icyo rero ndakimushimira imbere y'abanyarwanda kandi so n'abanyarwanda bose kumunshimira kuko ngiye mushimira nyine ntago bya kuko abanyarwanda bari baritanze ku bwanjye ni benshi ariko nubwo bwa mbere ngira ngo mberetse umuntu ushobora kuba yaramaye urugingo rwe ubundi kugendera ku rugingo rwe kabari mwana kubona ameze neza murazi ko nari meze imisi ishize kuna nari ndembye ariko ubona ko nabyibushye ndarya ndagenda ndakora akazi byose mbikesha umuvandimwe ndi kugendera ku buzima bwe niko navuga nubwo Imana yabidufashije ariko niwe moteri so abanyarwandakazi abantu mukurikirana inyarwanda cinema mukaba mwarasapotinze Damour nukuri mwarakoze cyane kubera ko byamuviriyemo umugisha abasha kubona byose kuri we kuko ubu ngubu nawe ni umuhamya wo kuvuga yuko ubuzima afite abukesha umuvandimwe we amufata nk'umuvandimwe amufata nka nyina amufata nka se muri make ni byose kuri we ese byose kuri Damour iryo zina riragukwiye kuko nanjye naje kubyumva kuko ngiyewe ndakubwiza ukuri ngiye ntabwo ibyo bintu nabishobora ndabwiza ukuri ariko niba ufite umutima wo gufasha wo gutanga nukuri bikore kuko ni byiza gufashanya ni byiza gutanga byose bya Damour none nyuma yuko umaze gutanga iyo mpyiko ubu muri ino minsi ubayeho gute ese ubuzima bwawe bumeze gute ukora iki cya buri munsi byibura wenda kikwinjiriza se ku buryo wabasha kwiyitaho ese nta ngaruka yigeze ubonamo mbese utubwire noneho ubuzima bwawe nyuma yuko umaze gutanga impyiko bumeze gute mbere ho ubuzima mbere nyuma ho gatoya reka mbabwire yuko ibintu nkora ngiye byose mbikora mu kwizera Imana n'abantu bose bari kutwumva haba diaspora nyarwanda abari muri Amerika Burundi he hose mbabwira yuko ikintu cya mbere ni ukwizera Imana ngiye ibintu byose nkora mbikora nizera Imana reka mbabwire yuko Damour hari wenda mu kiganiro yakoze ntahari ari gushima hari ibitangaza wenda atababwiye yaboneye mu Buhinde nka 3 tujya gukorerwa tujya mu nteko tujya mu rukiko plutôt umunsi ntago bari bazi ko bishoboka baraje baratubwira bati hari ibyo mutari mwuza ntago bishoboka ndababwira reka mbabwire twari turi muri salle tugiye nimugoroba ndabwira reka mbabwire Imana yo mu ijuru ntago irabyemera kandi muraza kubona igitangaza mu gitondo twarasenze tumaje gusenga mu gitondo turagenda tugeze ku rukiko gitangaza Damour yarakibonye n'abandi twari kumwe barakibonye basanze timu yakoraga yose uwo munsi barayifashe barahindura bazana timu nshyashya ukuvuga ngo Imana ihite yerekana ko ari kugira gute iri kwikorera ikindi kitari cyoroshye kuko biragoranye wenda mubwire ko nemeye guhara umukunzi nari mfite icyo gihe umukunzi yarambwiye ati bwa mbere twabiganira yaravuga ati nta kibazo ariko abonye ngiye bigeze kuri finale arambwira ati ntabwo bibaho mureke azabona undi ndabwira rero ntabwo nize guhemuka aho guhemuka nava ku isi arangije ahita ambwira nta kibazo bikore ubwo ngubwo ngiye nawe narabyemeye byahise binarangira nuko atari ngombwa n'amazina nayavuga nawe arizi yitwa Divine akorera muri Isika byahise birangira ubwo ngubwo mpita muhara ndavuga ni buri Imana nibishaka izampereza undi rero nyuma yo kuvayo nkuko mwari mubimbajije cyane niyegereje Imana no mukangiye kujya gutangira isabato ariko mu buzima busanzwe bwa buri munsi Imana yangiriye ubuntu nagize amahirwe
agiriye umugisha kuri Damour nkuko nababwiye nkunda abantu cyane nahise njya kwiga ibyerekeranye n'ubuzima ubu ngubu mfite umuhinde dukorana mu bintu byerekeranye n'ubuvuzi buri naturel cyangwa se ubuvuzi butagira ingaruka ku mubiri w'umuntu tukaba tugira product cyangwa se inyunganiramirire n'imiti bifasha abantu gusubiza ubuzima bwabo kuri gahunda cyane cyane ndibanda cyane nko ku ndwara y'igifu abantu bazi ko itagikira nyuma yo kuva kwiga nkabasha guhabwa ibyangombwa nkabasha guhabwa na certificate cyane nize cyane ku ndwara y'igifu n'izindi narazize ku buzima bw'umuntu ariko indwara y'igifu niyo nibanzeho ndetse nibanda no ku ndwara ya amibe ndaguha urugero hanze ahangaha tuzi ko ivurwa n'ibintu bisharira siko biri se ibintu bisharira kenshi kandi tuzi ko amibe ikunda ibintu biryoherera nese ubu nujya gutega intare uzajya kuyitegera ku muriro cyangwa uzayitegesha inyama si ibintu byumvikana yes rero amibe iravurwa igakira 100% dukoresheje ibintu biryohereye bituruka ku mugabane wa Aziya hariya twari turi Damour we arabizi twari turi kumwe hariya ku mugabane wa Aziya bakoresha cyane ubuvuzi buri naturel ubuvuzi bw'umwimerere ntago bajya bakoresha ibintu by'ibinini cyane birimo produit chimique rero nagize umugisha ndi gukorana nawe nkuko nababwiye tubasha gufasha abantu bagakira abantu bafite ibibazo by'imitsi igifu migongo rubagimpande imyingo tubasha gufasha umuntu umwingo ukarigita batiriwe bawubaga mu buzima busanzwe rero nibyo nigibyo ndimo n'undi muntu wese wakumva ashaka kutugana turaza kumuhereza contact aho dukorera hano mu mujyi twama contact hanyuma yazahagera akatuvugisha ariko mwumve ku ikintu cya mbere giyewe nkunda abantu no kugufasha n'abantu yo ndi kubafasha nkunda kubafasha kugira ngo bazakire kuruta uko bazana amafaranga aho waba uherereye hose no muri Amerika tujya twoherezayo ibintu byo gufasha abantu i Burayi Burundi dukorerayo muri Kenya dukorerayo Uganda dukorerayo icyari cyo cyose waba uburwayi bwose waba ufite turagufasha ibintu bikagenda neza kandi tugufasha tutitaye ukuri cyangwa se ukumeze ntago tureba isura ntago tureba icyo ukora tugufasha mu rukundo nkuko nabibabwiye uko Damour yakize nawe ubasha kuza nkakubwirira impuhwe ndetse nkagufasha ugakira kandi tugafatanya no gusenga byose hamwe Imana irabishoboye buri wese yabasha gukira kamera neza nkuko Damour atarameze neza ariko ubu ngubu akaba ameze neza murakoze rero ku bantu dukurikiranye iyi nkuru rero njya amarangamutima yanjye yazamutse nabuze n'icyo kuvuga kuko kubona umuntu uri mu kigero kingana gutya adashobora kwikunda agakunda mugenzi we ni ibintu biba bikomeye rero wa mukobwa we nubwo wamukatiye ndakurahiye wabuze umugabo sinkubeshye wabuze umugabo w'intwari kigaragara cyo nuko yari kuzakwitangira nawe ngiye kukubaza ikibazo cy'amatsiko nk'ubu ngubu wahaye Damour impyiko bibaye ngombwa ko nawe uyirwara ntabyo twifurije ariko bibaye ngombwa ko uyirwara ukaremba ukajya mu bitaro bikaba ngombwa yuko nawe ushakirwa umuntu uyiguha ukamubura wakicuza ibyo wakoze wakiyumvamo gute muri wowe ntabwo nakwicuza kuko giyewe nuvuga ngo mu kwizera kwanjye aho nzagwa ikizanyica ntabwo mbizi kandi kugeza iyi saha uretse ko abantu twibeshya ukumva ko ufite umubiri uva hano ukagera hari imodoka ikakugonga ugahita upfa yes niba rero ari rwo rupfu rwanjye nta kizarengaho pwe ubwo ngubwo niyo izanyica rero ntabwo nshobora kwicuza na gato namenya ko n'ubundi isaha yanjye yo gupfa igeze kandi igihe icyo nizera ntabwo nzapfa ahubwo nzaba nsinziriye kuko utanga ubugingo
ari hafi kuzaza gutwara ubugingo bwe. Ahubwo jewe nicyo nahoze mvuga cyane cyane, mpora mparanira gufasha abantu kugira ngo bakire bamenye n'uwo mwami Yesu, hanyuma igihe runaka igitondo cy'umuzuko ari nacyo nifuriza Damour cyane, kugira ngo igitondo cy'umuzuko tuzabe twicaranye imbere y'Imana. Yego. Abantu rero mushaka kujya kwivuza aho hantu, wababwira nimero, uragenda uzivuga gahoro gahoro, urazisubiramo inshuro ebyiri nta kibazo. Yego. Abantu bose bafite ibibazo bigiye bitandukanye aho waba uherereye hose ku isi, nabaha nimero ya telefone 078 242 03 iri kuri WhatsApp 078 242 03. Hari n'indi 078 3 7 7 3 5 8 3 078 3 7 7 3 5 8 3. Aho muri hose nkaba mbabwira ko mbakunda cyane, kandi ndabifuriza ko igihe Yesu azaba agarutse twazicarana mu bwami bwo mu ijuru, narabashije gukemura ibibazo byanyu, ntabwo ikamba ry'ubugingo ryanyu muriho, narabakijije, ndabyishimiye cyane. Nubwo ntabaza aho muherereye hose, ariko buri wese ufite ikibazo nifuza ko yazangiraho kandi nkamukiza. Imana imfashije, dufatanyije birashoboka cyane. Urakoze cyane, ariko ntabwo ikiganiro kirarangira utahita ucika ukagenda. Abatabashije kumva nimero neza turaza kuzinyuzaho hasi ku kiganiro. Ikindi, abakunzi b'inyarwanda sinema, ndagira ngo niba hari ikibazo cyangwa hari ikintu wumva ushaka kumubwira cyangwa kumuganiriza, watwandikira muri comment tukaguhuza nawe, ubundi mukaganira cyangwa se ukamubwira amarangamutima yawe niba hari icyo waba ushaka kumubwira. Damour, tukugarukeho. Damour, nk'ubu ngo bibaye ngombwa yuko ucika akaguru ukagahereza uyu muhungu n'umutwe, mwabyumvishe icyo bakituruko nuva muri make yakubibyemo urukundo. Sinzi birarenze, nuko nyine mu gihe wenda ntafite ubushobozi kuba natanga impyiko, ariko nk'umuntu wampaye impyiko nkaba mfite impyiko ye ari ndi gukoresha ubu ngubu, mu gihe zanjye zari zararwaye akaba yarampaye urugingo, nta hantu twari tuziranye, nta kintu twapfanaga, nta saa nimwe twari dufitanye, urukundo rw'Imana rumubamo. Ni urugero yatanze ku bantu, ni urugero yatanze kuri njyewe n'umuryango wanjye, ni urugero yatanze ku banyarwanda, kuko hari benshi batanabikora bari kumva ko adashobora gukiza umuntu, ariko uyu muvandimwe yarankirije mu gihe nari meze nabi, murabona ko nabaye muzima. Ahubwo rwose namushimira imbere y'abanyarwanda bose, mukore mu ntoki rwose, rwose Imana izakumpera umugisha, nuko nta kintu ufite namuha, icyo nabona cyose gishoboka cyamugirira neza nakimuha rwose. Kandi nsaba n'abanyarwanda bose nk'abantu bamfashije, n'uwashobora no kuba yamushimira, ageze n'anomero yatanze nize, washobora kuba yamushimira ku giti cyanjye nk'abafashije, bakavuga bati uyu muntu agire neza umuvandimwe, nawe akaba yamushimira ku giti cye nk'umuntu ufite urukundo rungana gutya, kuko abanyarwanda birirwa bafasha abantu ni benshi. Ntago gufasha umuntu ari ugufasha umuntu ubabaye gusa, cyangwa se umuntu uri mu bibyago gusa. N'umuntu ugira neza nk'uyu nguyu aba akeneye inkunga kugira ngo n'ibikorwa bye bigende neza, azafashe n'abantu benshi mu buzima. Nawe rero nkaba nifuza ko hagize umuntu, kuko nk'abantu banafitiye urukundo, waba ufite ikintu yamufasha, akavuga ati mu by'ukora uzatera imbere, kugira ngo atanze nomero ziriya yavuze niziwe, wamufasha yamufasha. Sivuze ngo ndamusabiye ubufasha, ariko abantu bafite imitima myiza barahari, nk'abo hanze bagiye bamfasha. Numvuze ko abantu bafashije bose ni nk'urugero, bifuza ko nakira nkongera ngasubira mu buzima. Ndajya mbabwire rero ko kuba narakize uyu mugabo ari we mbikesha, kuko yampaye urugingo rwe. Impyiko mfite niyi, ibaza kuba umuntu yaguye ubuzima man, ni ibintu birenze possible. Abakunzi b'ikiganiro Girls Talks, reka tugihinire ahangaha, naho ubutaha murabizi ikiganiro cyacu nakagaruka, tuba tubafitiye udushya twinshi, harimo no kugira inama rubyiruko, namwe bakuru mugerageze mufashanye, kuko nibwo butwari. Ciao ciao.